ngo yagaze mu gafilime kacu kanone uyu munsi tugiye kureba agafilime k'ubwenge rwose ngusaba ngo umusore wowe ujye ucyura abakobwa utazi muri ghetto zawe rwose ndagusaba ngo ugere hino twige dutangiranye n'icyaturwaga mu butaka birasa nkaho ari isanduku bashyinguyemo umuntu kumbe kuri iyo sanduku hari undi mukobwa ari wicaye hejuru kundi ruhande rundi mukobwa arimo abyitegereza hanyuma umukobwa asa nk'uyikanze nyine bisa nkaho nawe yarabonye ibintu bidasanzwe kumbe ni isanduku yaturwaga munsi y'ubutaka bisa nkaho ari isanduku bashyinguyemo umuntu hejuru yayo hari umukobwa ari wicayeho ni umukobwa mwiza rwose bisa nkaho ari akazimu nako kari gaturutse munsi y'ubutaka hanyuma iyi sanduku iramanuka yitonze rwose irongera yicara hasi hanyuma kuri urwo ruhande wa mukobwa nawe yarimo abyitegereza rwose yitegereza ibiri kujya mbere bisa nkaho icyari giturutse mu butaka ari umuzimu rwose cyangwa se ari umuntu bashyinguyemo rwose wari uzamutse hejuru nyine y'isanduku hanyuma icyaturutse munsi y'ubutaka nuko cyari kimeze gutyo nyine ni umukobwa mwiza rwose ubona ufite inzobe yaka hanyuma ubyitegerezaga ku ruhande nawe yarimo akomeza yitegereza ibiri kujya mbere kumbe icyaturutse mu butaka nuko cyarimo kireba nyine hanyuma gikomeza kwigurura kinanura rwose ubona ko ni icyari giturutse ni imyuka yari iturutse kuzimu nyine hanyuma waturuka hari ubyitegerezaga ku ruhande niwa mukobwa wacu tutaramenya ngo bamwise nde hanyuma icyaturutse munsi y'ubutaka nuko cyari kimeze nyine nuko kigiraga bisa nkaho ari umuzimu wari uturutse munsi ikuzimu wari uje ku isi nyine wari uje ku isi ntabwo tuzi ngo aragenzwa n'iki hanyuma kundi ruhande nyine wa mukobwa nawe yarimo abyitegereza umukobwa nawe tutaramenya amazina yiwe yitegereza ibiri kujya mbere katurore turebe ngo ni ibiki bijya mbere hano hanyuma muzimu urangana we yakomeje kwicara ku isanduku yiwe niyo transport yiwe twabibonye hanyuma akomeza kurya feeling nyine bisa nkaho yarageze ku isi nyine ageze no naho yotera akazuba nyine abanza kota akazuba hari nako akomeza kwinanura yigurura agurura ijosi neza ntabwo tuzi ngo afite emisiyo cyangwa se azanywe n'iki ku isi twe tubonye ko aturutse kuzimu nyine cyangwa se aturutse munsi y'ubutaka reka biri ko tubivuga hanyuma muri ako mwanya umukobwa yagize gutya ni umukobwa rwose ubona mwiza afite inzobe yaka rwose agira gutya asa nk'uhaguruka kuri ya sanduku azamutseho bisa nkaho ari bamushyinguyemo hanyuma ubyitegerezaga nawe ukomeza kwitegereza ibiri kujya mbere hanyuma umukobwa ati mbega ukuntu ari mwiza we ati mbega ukuntu ari icyuki ati ko kubintu bimuzimu w'inzobe bavuze kumbi bisa nkaho umukobwa urangaha asanzwe anazwi ngo ni umuzimu w'inzobe hanyuma umukobwa agira gutya nako ni umuzimu uranga agira gutya atera urutambwe ava aho ngaho asigana transport yiwe cyangwa se isanduku yarazamukiyeho uranga ati mbega taye ati reba imiterere rwose ati reba n'ukuntu yambaye rwose ati sha ibise binyemeza rwose ko yoherezwa kuza kugusha abagabo kumbe umuzimu uranga ngo yoherezwa ku isi kuza kugusha abagabo kumbe kurundi ruhande rundi mugabo uranga bisa nkaho hari umuntu yari ategereje kuri telefone hanyuma uwo muzimu wacu nawe yarimo atambuka muri izo nzira hanyuma umuzimu ugeze anga ati nyihanganira nyakubaha ati umugoroba mwiza umuzimu uranga rwose ubona ko ufite na discipline rwose uzusuhuza umugabo uranga umugabo ati mwiriwe neza umukobwa ati nyine muramfasha ati ndimo nashaka umugabo witwa umwami Salomo ati mwamfasha kumenya aho yaba atuyera kuko uranga arashaka umugabo witwa ngo umwami Salomo umugabo ati koko se ati ni ngewe rero umwami Salomo umukobwa ati koko se ati cyane rwose ati iri zina ryanjye urivuze neza cyane ati nitwa umwami Salomo ati niwe nashaka ati niwe twavuganaga se umukobwa ati cyane rwose umugabo ati none se imodoka iri hiye umukobwa ati ati imodoka rero yansize hano hirya gatoya kubwo urangara abeshye twe twabibonye ko yaje mu isanduku yaje ari hejuru y'isanduku umugabo ati se ndabwiye umutaximen cyangwa se ugutwara ngo akungezeho hano aho ndi nuye umukobwa ati twabonye ibyo bintu birubuze kutuderanja nyine birubuze kuderanja abantu ahitamo kunsiga hano hirya umugabo ati ariko nta muntu byaderanja ati n'ubundi hano hari imodoka zirahanyura buri gihe ati hari na parikingi y'imodoka umukobwa ati ese niko ubibona ati ariko byari kuderanja abantu rwose ati ariko ntunabyiteho kwanza umugabo ati none imodoka wayishyuye umukobwa ati cyane rwose ibi nabikemuye ibintu byose kumbi wundi wa mukobwa twabonye ibyabaye byose nyine nawe yarimo yitegereza aba bombi bari kuganira kugagira gutya aza basatira umugabo ati rero nakubukinze cyangwa se turaza kumarana iminsi ibiri ati ariko ngubwire wa mukobwa ati sha uri icyuki wa mukobwa ati uri mwiza
ewana umugabo uranga nta gramenya kari kuvugana n'umuzimu witurukiye ikuzimu turutse munsi y'ubutaka rwose waje kuri transport y'isanduku bashyinguramo abantu. Hanyuma umukobwa uranga nawe arisekera rwose nako n'umuzimu uri ahangaha. Umugabo ati reka tujyemo imbere noneho. Umugabo yicyurira umuzimu atabizi kumbe muri abo kamwanya wo mukobwa witegereje ibyabaye byose yagize gutyaza yirukanka nyuma y'uyu mugabo. Umukobwa ati nyumva muvandi ati umugoroba mwiza. Umugabo ati umugoroba mwiza ati se twavugana umunota umwe gatoya. Hanyuma bisa nkaho umukobwa asa nkaho yaje kuraburiza uriya muzimu twabonye. Hanyuma umugabo arahindukira aza kumva ibyo umukobwa uranga amubwira. Hanyuma umuzimu we nawe cyangwa se umukobwa uranga umugabo acyuye azi ko acyuye umukobwa mwiza rwose kumbe twe twibonye ko acyuye umuzimu. Hanyuma umukobwa azana umugabo ku rundi ruhande. Umukobwa ati muvandimwe umugoroba mwiza muvandimwe ati nyumva neza muvandimwe rero ati rwose ndabizi ko ibyo ngiye kukubwira rwose bitari buze kugushimisha. Umugabo ati kuvuga vuba vuba ati mfite ibyo nigiriyemo. Umukobwa ati nyumva rwose muvandi ati uriya mukobwa uri uzanye mu rugo rwawe ntago ari umuntu ati ntago ari umuntu rwose muvandi ati ntago ari umuntu pe. Umugabo ati ariko umurozi kazi si uri igiki ati uri igiki ati kandi ndi kubibona mu maso yawe rwose ufite ishyari umeze nk'umuntu wafushye ufite ishyari kuko uri kubona ndi kugendana n'umukobwa mwiza ndi kugenda n'umugore mwiza tugiye kwiryamana tugiye kugira ibyo twikorera ati ufite ishyari ati se ufite ishyari ry'uko mujyanye mu buriri cyangwa uri kugira ngo mujugunye hanyuma bari weho njyanamo. Umukobwa ati ubugira ati rwose nyumva neza muvandi ati rwose ndi kugerageza kugutabara pe. Umugabo ati uri mageze kuntabara ati kubera iki se uri Yesu se mbwira uri igiki uri Yesu. Umukobwa ati rwose nyumva neza ati ntago ndi Yesu rwose. Umugabo ati ariko ndi kugerageza kugufasha ati wikurikira uriya mukobwa rwose ntago ari umuntu pe ati ntago ari umuntu. Umugabo ati ariko ntiwongere kumamagara ati ntiwongere kumamagara nindamuka ngiye ati cyangwa ndi mukubiturushye uranyumva neza ati ntiwongere kumamagara rwose. Umukobwa ati ariko ngende kugerageza kukubera umusamariya mwiza ati ntabyo uri kubona koko. Umugabo ati uri umusamariya mwiza se. Umukobwa ati nyine ndabizi ko muri iyi minsi bigoye kubona umusamariya mwiza nkanjye atari kunda kwinjiza rwose. Wa mugabo ati ujyana n'uriya mukobwa. Umugabo urangaye bisa nkaho ari muri ba bantu babwira bati rwose amatwi arimo urupfu niyumva. Umugabo ati ariko umusamariya mwiza nyabaki umeze nkawe koko ati ubundi umurozi kazi nkawe amagambo avuga ariko yakura hiye. Hanyuma umugabo agiye kugenda umukobwa arongera amuhamagara. Umugabo ati ariko uwo mukobwa uri intesha mutwe rwose. Umukobwa ati rwose ndabizi ko byambabaza rwose uramutse ugiye ukaryamana n'uriya muntu ugakurikira uriya mukobwa mukaryamana ati ntago ari umuntu pe ntago ari umuntu uriya mukobwa rwose ndakwinginze wa mugabo ati ndakwinginze wijyana n'uriya mukobwa mwitayeho rwose kuko uri umuvandimwe wanjye mukuru pe ati rwose mwitayeho mbabarira ati ntago nshaka kumva amakuru mabi bajyanye n'urupfu rwawe bavuga ngo wapfuye. Umugabo ati ndakubwiye ndeka wa mukobwa ndeka uranyumva neza ati nongeye kumamagara ndagukubita urushyi ati uranyumva neza ati uranyumva neza. Umukobwa ati ese wanyumvishije kuko wa mugabo. Umugabo ati ndakwinginze wa mukobwa ati nongeye kumamagara. Umukobwa ati brother ati ndakwinginze rwose ati wikwirengagiza ibyo nikukubwira ati ndakwinginze. Umugabo agiye umukobwa arongera amuhamagara. Umugabo aragaruka mukubita urushyi rumwe rwa danje. Umukobwa arazengera. Umukobwa bamwashije ikintu rwose isi mwikaragera hejuru. Umugabo ati wa muruzi kazi we. Umugabo avuga ngaho rwose arakaye rwose isa nkaho bya bindi ngama twari mu rupfu nimva rwose. Umugabo yagarutse kwirebera umuzimu we yanga kumva ibyo umukobwa yaramubwiye. Umukobwa asigara ngaho nawe bamukuyemo isa nkaho bamukuyira ibwene. Umukobwa agira gutya akora mu kanwa rwose bisa nkaho ikintu umugabo yamwashije hano rwose cyamusigiye ubumuga. Umukobwa uri ahangaha umuzimu wacu twabonye ati kwese kurakaye kuko wa mugabo biti bigenze bite kurakaye. Umugabo ati irengagize kiriya kigori kiriya gicucu gusa turandebera. Hanyuma umugabo agira gutya afata umukobwa we cyangwa se umuzimu we gusa ataramenya ariko ari umuzimu nyine acyuye mu rugo rwiwe. Hanyuma ngo bashije ikintu nawe asigara ahangaha ati urandebera koko atuzi ko iryinyo ryanjye rivuyemo koko tisha nta muntu nzongera kugira inama rwose. Kobwa asigaye ahangaha nayo rwose babyanga bya bindi ngo ubugira neza bw'intwari bwayigunze ijosi rwose. Kuguranga rwose ngo yari arimo afasha umugabo amukuramo iryinyo rwose amusigira ubumuga. Hanyuma umugabo nta kindi cyabaye yagize gutya cyura umukobwa hano uyambariye gutyo rwose ubona ko yambaye nka ba bakobwa nyine namwe murabyumva gusa ntagaze kacyuye umuzimu yikira umuzimu mu nzu.
hanyuma umugabo yagize gutya araza nyine azana umukobwa muri saro hano. Umukobwa umusore agiye gutangira gufungura ishati y'ibipesu nyine atangira kwikuramo imyenda. Umugabo ati rwose niho nitoreye, ati rero reka dutangire vuba vuba. Hanyuma umugabo agiye gutangira kwikuramo imyenda nyine bisa nkaho uwo yatumiye hano nyine yamutumiye ngo agire ibyo yikurikiranire, namwe murabyumva muri bakuru. Hanyuma umugabo agiye gutangira gukuramo utwenda. Umukobwa urangana we cyangwa se umuzimu uranga twe twabibonye ko atari umuntu ahubwo ari umuzimu, akomeza kwitegereza umugabo uri aha ngaha. Haya umugabo agiye gutangira gukuramo imyenda. Nyuma umukobwa urangana we rwose yaratuje rwose yicaye, nako n'umuzimu ntago ari umuntu twe twabibonye. Umugabo atangira kwihungiza rwose nk'umuntu ugiye gutangira akazi ka danje, murabyumva namwe muri bakuru. Hanyuma umugabo ati twagiye rero, ati dutangire. Hanyuma umukobwa arahindukira yitegereza umugabo uranga nyine, umukobwa ufite ikijisho rwose kimeze gutyo. Umukobwa ati tugiye hese? Umugabo ati nyine tugiye kujya ku buriri bwanjye. Umukobwa ugiranga bari imyoje. Umugabo ati none sibyo twemeranyije se, sibyo twemeye, hari ikindi twemeranyije si ibyo ngibyo. Umukobwa ati hako urandebera ikibazo cy'abagabo b'iyi minsi. Ati ubundi mu by'ukuri mbwira ikintu urimo urashaka. Ati ni igiki urimo urashaka koko? Ati ni igiki uri gushaka? Ati mbwira. Hanyuma umugabo yitegereza umukobwa uri aha ngaha. Ati umukobwa ati uhuye n'umugore ku mbuga nkoranyambaga, nta kintu umuziho na gito ntumuzi. Mbwira nta kintu na gito umuziho, ntuzi niba ari umuntu cyangwa se atari n'umuntu. Muhuye gutyo ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma uhise umutumira mu nzu yawe utanamuzi, none ngo urashaka kuryamana nanjye koko? Ati cyane rwose. Ati n'ubundi njya buri gihe nzana abagore mu nzu yanjye nyine tukaryamana. Umukobwa ati uzana abagore benshi mu nzu yawe koko? Ati cyane rwose, benshi cyane ahubwo. Umukobwa ati rero uyu munsi rwose wibeshye pe. Umugabo atari kuko waretse gukina, kuko waretse imikino. Umukobwa ati koko ndi gukina? Umukobwa uranga bisa nkaho nawe yagiriye imuha umugabo uri aha ngaha. Umukobwa ati njye ntabwo ndi umuntu rero. Umugabo arikanze ati uvuze ngo iki? Umukobwa atangira kwiperezanta nyine, atangira kwivuga. Umugabo atari ko waretse imikino koko? Ndi gute se utari umuntu? Ngaho ngambwira ikintu kigaragaza ko utari umuntu. Nyereka ikintu kimwe kigaragaza ko utari umuntu nyine. Umukobwa uranga ati wakabaye wumvishije uriya mwana w'umukobwa ibintu yakubwiye pe. Ati wakabaye wamwumviye? Umugabo arikanze. Umukobwa ati wakabaye wamwumviye? Igihe akubwiraga ko umukobwa urimo urakurikira cyangwa se umugore urimo urakurikira atari umuntu. Umugabo arahindukira ati buretse gatoya. Ati se bisha watwumvirizaga? Ati wumvirizaga ibyo twarimo tuganira, ibyo naganiraga n'uriya mukobwa byose wabyumvirije? Umugore uranga ati ngiye buri kimwe cyose uvuze ndacyumva ariko. Umugabo uranga atangira kwikanga, ibisa nkaho umugore uranga cyangwa se umukobwa uranga aratangiye kumwibwira ati ngiye buri kimwe cyose uvuga mbasha kucyumva. Umugabo ati ariko shareka imikino aho ngaho, urvana imikino aho ngaho. Ati reka dukore ibyatuzanye tubirangiza. Ati ubundi si wo mwuga ukora? Ati siko kazi ukora, si ukwicuruza. Hanyuma umukobwa uranga abanza gutuza. Umukobwa ati ariko wa mugabo we nakubwiye ko ntari umuntu. Ati ntabwo wumva rwose, ngiye nakubwiye ko ntari umuntu. Umugabo ati ibyo se ni ibiki? Ati reka tugire vuba vuba. Ati hari umuntu ntegereje. Ati tugire vuba vuba. Umukobwa ati hari umuntu ugutegereje? Ati sha ndakubwiza ukuri ko nta muntu uzongera guhura nawe pe. Ati ndakurahiye nta muntu uzongera guhura nawe. Umugabo ati si kubera iki? Umukobwa ati nyine kubera ko igihe cyose ngiye ngaragaye ku isi pe. Ati igihe cyose nje ku isi. Atuzikiba? Ati igihe cyose ngaragaye ku isi nyine hari umugabo rwose tubaye turi buze kujyana ibye bikarangira nyine. Ati kandi igihe cyo macaka ni roho z'abo bagabo. Ati buri gihe cyose ukonje ku isi nyine haba hari umugabo turi buze kujyana. Umugabo ati akosha iyo ni imikino. Ati jyoreka imikino. Umukobwa ati aka kanya turi kuvugana nyine. Ati ubu ngubu turi kuvugana ngiye kukwica. Umugabo ati ugiye kunyica koko? Umugore ati cyane rwose. Umugabo ati ariko shareka imikino aho ngaho, vana imikino aho ngaho. Ati ntabwo ugaragara nk'umuntu wicana. Ati ntabwo ugaragara nk'umwicanyi wowe. Ati ahubwo twagiye, ati tujye mu buriri. Ati twagiye mu buriri sha.
ati none hari umuntu uri buze kumamagara mu kanya ati tujye mu buriri dukora ibyo dukora. Ikigabo kigira gutya kiba kiragurutse bisa nkaho nyine amatwi yacyo rwose arimo urupfu kitari kumva cyane. Ni ukumva wa mukobwa wa mbere wakigiye inama none na nyirizina umuzimu uri ahangaha rwose arakibwiye cyangwa kumva. Umugabo aragira gurukije ati ariko haguruka vuba vuba tujye mu byacu tugire vuba vuba ati mfite izindi gahunda ngiye kujyamo. Umukobwa uranga cyangwa se umuzimu uranga aramwitegereza cyane gutyo nyine bisa nkaho umugabo rwose yanze kumva amatwi yiwe harimo urupfu. Hanyuma ikigabo cyagize gutya kita kimuhagurutsa no ku ngufu kimujyana mu cyumba cyacyo. Hanyuma ikigabo cyagize gutya nyine kimuzana mu cyumba cyacyo ku buriri. Ikigabo kitishati ngiye nagiye nibonera abagore benshi bitwara gutya rwose bazana imikino myinshi rwose. Uri kumva wa mukobwa we ati haba Nana ati nawe naramuzanye yigira gutyo, haba Viviane nawe naramuzanye yigira gutyo, haba Matilda nawe naramwizanye yigira gutyo. Ati bose bakina iyo mikino rwose ati buri uko mbazanye mu cyumba cyanjye ati bari muri iyi mikino ati ahubwo twagiye dutangire vuba vuba. Hanyuma ikigabo kigira gutya kiza guhobera umukobwa kubera uko amwe kigiye guhobera umukobwa yagize gutya itahinduka inzoka. Umugabo agiye gutya barikanza ati Yesu mu izina rya Yesu ati mu izina rya Yesu ati mu izina rya Yesu. Umukobwa yarizaniye mu nza zigira ngo yizaniye icyuki nyine cyo kugira ibyo akurikirana. Umukobwa yagize gutya itahinduka inzoka. Umugabo ati Yesu we ati Yesu mani mu izina rya Yesu ati ndakunyize ntabara mana we ati ntabara mu izina rya Yesu ntabara we ati ntabara nunyiza rwose uyu munsi ati nunyiza irya none ati ndagusezeranye ati rwose ati ntabwo nzongera gucyurira ati ntabwo nzongera gucyura abakobwa ati ndakwinyize mana we ntabara rwose ati fasha mu izina rya Yesu we ati nabara ijya none ati ntabwo nzongera kugura indaya ati ahubwo ndahita ngura Bibiliya nshyashya mu izina rya Yesu ati ndajya ngusenga mu izina rya Yesu ati nabara mu izina rya Yesu we ati nabara we ati nabara nzajya ngusenga Yesu we ati nabara. Ikigabo bisa nkaho zacyakiye nyine ucyari gicyuye kigira ngo ni umuntu nyine kumbe ni umuzimu uri wizamukiye yiviriye ikuzimu. Kobwa yagize gukita hinduka inzoka nyine muri ghetto y'umusore nyine mu cyumba cy'umusore. Hanyuma nta kindi cyabe nyine nahanga filime kacu karangiriye ngusaba ngo ukomeze kubana natwe.